Menshi kandi muterana impundu zo gushimisha umwami Yesu kugira ngo hari anezererwe n'abantu be yasize kuri iyi si, kandi nubwo yayidusizeho turacyari kumwe nawe ibihe byose, amen. Tujye kuganira ijambo ry'Imana. Muribuka ko ubwo duherukana hano iyi nshuro ya kabiri Imana ingiriye ubuntu bwo kuvuga ijambo ryayo. Ubwo duherukana ubwa mbere twaganiriye mu gitabo cy'umuhanuzi, mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani. Twaganiriye ku rugendo umwami Yesu yakoreye i Samariya ajya kuganira n'umusamariyakazi. Ngira ngo twarahaganiriye murabyibuka. Ubukurikiyeho twaganiriye ku gitabo cy'Itangiriro, mu gitabo cyo Kuva, twibuka amategeko Imana yashizeho ariyo natwe twakagombye kugenderaho ubu ngubu, kandi twaje gutsindwa n'urubanza kuko twasanze twese tutayubahiriza uko bikwiye. Uyu munsi rero Imana yangiriye ubuntu impa kubwiriza mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2. Turahera ku murongo wa 15. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Imana ishyira Adamu mu Edeni. Hagati aho ngaho ariko ndagira ngo manze nabibwira kugira ngo twinjirane mu jambo ry'Imana tuziranye. Nge nitwa Nkundabanyanga Alphonse, ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore n'abana. Insanganyamatsiko nayihaye izina nyita ese twe abiki gihe twubahiriza amasezerano. Icyo ni ikibazo. Sinzi niba twubahiriza amasezerano uko bikwiye. Hano kuri iyi si haba amasezerano menshi. Abantu bafata imyenda ku mabanki bakagirana amasezerano na banki. Hari abantu bafata amadeni kuri bagenzi babo, ati sindaguha ideni ryanjye tutagiranye amasezerano. Amasezerano no kuri iyi si rero yabaye menshi bakristo nshuti nkunda, ariko sinzi niba ayo masezerano yubahirizwa uko bikwiriye. Ariko hano nsomye muri Bibiliya, muri iki gitabo nababwiye, nasanze Imana nayo hari amasezerano yigeze kugirana. Ayo masezerano yayagiranye n'uyu muntu witwa Adamu ijya kumushyira muri Edeni. Hari amasezerano yagiranye nawe, ariko se ayo masezerano yarubahirijwe? Reka twumve icyo Bibiliya ibitubwiraho. Haleluya, amen. Ibice 2 umurongo wa 15 ni hano mu Itangiriro. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana imutegeka iti: ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye uryaho imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Haleluya, amen. Murukumva urupfu aho rwatangiriye. Imana yaramubwiye turamenye, muri iyi ngobyi ngushizemo kiriya giti ntuzakiryeho, kuko ntukiryeho no gupfa uzapfa. Ese Adamu ayo masezerano yarayubahirije? Murakoze, musubije neza, murasubije muti ntabwo yayubahirije. Natangiye mbabwira amasezerano ari kuri iyi si, none tugeze no muri Bibiliya, igitabo cy'Imana gikomeye twubaha twese abakristo. Dusanze Imana nayo igirana n'amasezerano n'abantu bayo. Noneho yahereye ku mukurambere wacu, we yaremye ubwa mbere ikamugeza kuri iyi si, ari we wa mbere wenyine uhageze. Ihitimo amasezerano agirana nayo, nawe yemeye yuko ibyimutegetse agiye kubikora uko Imana ibimusabye. Ako si nshuti nkunda ntiyabyubahirije nk'uko mubivuze. Hano reka mbabwire agatekerezo kamwe kugira ngo tujyane n'iyi nkuru tukiri ku masezerano. Umugabo umwe ngo yagiye gufata amafaranga muri banki nayivuzeho, ngo yari umupasiteri.
arangije amafaranga aragenda yubakamo inzu nziza ya kadastre. Amafaranga arashira, nta kindi kintu yayakoresheje. Arangije ajya mu bukererwa atinda kwishyura. Bitinze bangira mwandikira tuwa mugabo kutari kutwishyura, amafaranga arayabura buri yajya. Agazanga umunsi umwe yicaye mu rugo amaze kurya umugore wamugaburiye, umugore n'abana bajya kwiryamira. Abagabo ngo baragowe kuko baragowe, murasanga na Adamu hano yaragowe. Aya masezerano Adamu ntabwo yayishe ari wenyine. Bibiliya iraza kubitubwira kugira ngo icyaha amasezerano aho byaturutse. Wa mugabo amaze kwicara umugore n'abana bajya kwiryamira, umugabo ari guteka ukuntu baramusohora mu nzu. Mu gacu gatabehenze nko mu masaha z'ijoro bari bibagiwe no gukinga n'urugi. Niyo nawe ajya kuryama, bari kuryama mu nzu idakinze kubera guhangayika. Nuko ubwo yari yifashe yiyunamiriye no gusoma Bibiliya byamunaniye, umurozi aza kuroga. Hano uwacu yigeze kutubwiriza atubwira ati nyama ntimujye mugira ubwoba, abarozi baraturinda kandi bazaturinda. Mwumva uyu mugabo ukuntu umurozi yamurinze mu madeni. Umurozi yaraje araroga ngo hari ukuntu abarozi bakubita ikibuno ku rugi. Ari kutongereza he n'ibyaha, kubise ikibuno ku rugi abaguye mu nzu agaramye. Umugabo yarahagurutse baramufasha baramunize. Undi ati nyabuneka bare kuniga, mfite ubwishu ndunshire hasi hanze mbabarire. Ati mfite miliyoni 10 hariya mu nzu, none mbabarire wimpa rubanda, zira miliyoni ngiye kugusinyira nziguhe maze ungirire ibanga. Umugabo yarabimukoreye, yumvishe miliyoni 10 yibukana rya deni rya banki byarimo ati ndasubijwe. Umugore yaramwandikishije barasinya bagira n'amasezerano, amafaranga yatumaho barayazana shishitabona kuko uyu mugore avuye mu rugo agiye kuroga. Umugabo ntabwo yabiyoberwa, n'abana barimwe na rimwe baba babizi, cyane cyane babita abacuraguzi. Hano mu Kinyarwanda twumva ko hari abacuraguzi kandi babaho. Iyo abikoze rero mu rugo hari umuntu wibanga w'ububizi wo bakorana ako kazi, cyane cyane umwe mu bana be cyangwa se umugabo we runaka. Zarangiye rero amusinyiye amafaranga. Umugabo buca mu gitondo akubita mikoti rye ajya kuri banki, ari kwirata ari kwivuga ibigwi ati mushikira amafaranga yanyu mwaryamwe, mwampaye amafaranga nziko mutazanyirukaho, ngira ngo muzangirire ibanga nka pasiteri, ariko nta banga mwangiriye, ariko nimufate amafaranga yanyu sinzagaruka mu iyo banki yanyu. Haleluya, amen. Asubirizwa mu kurogwa. Umurozi yanyaje kaje kumuroga, azikaje kumwica, azikaje kumurimbura, kumbi Imana imuhaye ibisubizo. Haleluya, amen. Mukwiye kwizera Imana, mukwiye kwizera Uwiteka. Imana ntayidatangira ibisubizo, abategereje ibisubizo by'Uwiteka. Haleluya, amen, 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 amen. Tegereza ibisubizo by'Uwiteka n'ukuri. Ariko uyu mugabo Imana yamugiriye ubuntu, Imana yacu yahabwa icyubahiro. Amen. Imana yabonye ko agiye kwandagara, imuha igisubizo kimukwiriye. Amen. Adamu nawe Imana ntacyo itamukoreye. Nukuri. Amaze kugirana nawe amasezerano, Imana yamuhaye umufasha. Iti uyu muntu ntabwo azaba muri iyi ngobyi wenyine. Wiriye kumuha umufasha kugira ngo abane nawe, kugira ngo yubahiriza inshingano namuhaye atari mu bwigunge. Ejo kiriya giti atazajya kukirya akitwaza ko yabuze uko yabigenza, agatekereza ko namutereranye, akigunga bigatuma nkubaganira. Ati none reka muhe umufasha wo kumwunganira, ajya amuganiriza baganire, ejo he atazatekereza kujya kuncumura ngo namushize mu bwigunge. Nuko bakristo nshuti nkunda, iyo ukoze icyaha ukwiriye kugihanirwa. Adamu yageze haracumura, cya mbuto Imana yamubujije, cya giti Imana yamubujije, aragenda akiryaho kandi azi neza ko Imana yamubwiye ngo no gupfa uzapfa, ariko gupfa arabyibagirwa, amasezerano y'Imana arayibagirwa. Birumvikana Imana yaramuhanye, niko tubizi kandi turabisoma hano, turabisanga muri iki gitabo Bibiliya yacu ntabyera. Nuko hajemo rero ubufatanyacyaha. Ubufatanyacyaha bwaturutse he? Twihute vuba vuba, turagera dutange n'ubuhamya. Dukomeza hano mu gitabo cy'Itangiriro, tujya ku bice bitatu. Tujya ku bice bitatu, duhere ku murongo wa mbere tuhasome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, murambabarira,
uretse gato mumbabarire nibeshe gato ni ibice bitatu nibyo ahubwo turatangira ku murongo wa 8 yego turi kujyana yego aha ngaha turibuze gusozereza kuri 21 ariko ningera ku murongo wa 16 mbere yuko twinjira ku murongo wa 17 ndahagarara gatoya mbone mbaho ubuhamya nuko isanganya umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana iha n'inzoka na Adamu na Eva. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Wabumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri ya ngobyi amaso bihishamo muri ya ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Icyenda haravuga ngo iki? Uwiteka Imana ihamagara wa mugabo iramubaza iti urihe? Umurongo wa 10 akavuga ati arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntigishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Namwe munyumvire cya giti Imana yari yamubujije cyari gikomeye. Imana yaragihaye ububasha buhambaye. Cyari igiti cy'igitinyiro, igiti cy'Uwiteka Imana. Nuko hano ngo yumvise imirindi y'Uwiteka ahinda umushitsi, agira ubwoba, arihisha, atinya kureba mu maso y'Uwiteka, kandi imbere yaho atarakora ari amakosa Imana yari yemerewe kuganira nawe kandi nta bwoba afite. Iramubaza ati ninde wakubwiye ngo wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza wa mugore iti icyo wakoze icyo niki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshutse ndazirya. Turukujyana. Haleluya. amen. Hano rwose bakristo nshuti nkunda uramenye utazavuga ngo nakoze icyaha runaka ngo runaka niwe wanyoheje. Icyaha ni gatozi, ariko aha ngaha Imana ibyo ntabwo yabirebyeho. Icyaha cyari kimaze kuba cyaje mu bufatanya cyaha nk'uko nabivuze. Adamu niwe wahawe inshingano zo kubungabunga umutekano wa kiriya giti. Irangije inzoka iragenda, yashatse kunizosha Adamu birayiyobera, itinya igitinyiro cyo Imana yamuhaye. Abagore bakunze kuvuga ngo muri nzata zoroshe, sinzi niba naribyo, ariko inzoka yatinye Adamu, irangije iragenda isanga Eva, ibona Eva niwe woroshe koshwa, irangije iramwosha, Eva nawe arangije aremera cya kitakiryaho, arangije na za mbuto arazisoroma zijyanira umugabo we. Icyaha kibaye ufatanya cyaha. Ariko Imana ibyo ntabwo yabirebye, ntabwo yahanye Adamu wenyine. Byari ngombwa ko n'inzoka ihanwa, byari ngombwa ko na Eva ahanwa. Dukomeze dusome tubyumve. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume. Mwumve ibihano biratangiye. Uri ikivume kirengeje kirengeje amatungo yose, inyamaswa zo mu ishyamba zose uzajya ugenda ukurura inda. Uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Haleluya. Amen. Mwumve ibihano by'Uwiteka Imana iyo yaguhanye ntabyigerura. Hano hari umubwiriza butumwa tubwirije ngo iyo ukabije gukora amakosa Imana ikaguhendahenda ukanga, iragera agahika kuruka. Iyo imaze kukuruka uhinduka ibirutsi. Twese tuzi ibirutsi ububi bwabyo n'ukundi ibirutsi ari bibi. Nawe tekereza Imana ikurutse ugahinduka ibirutsi, ese wamererwa neza cyangwa wamererwa nabi? Mujya munsubiza. Wamererwa nabi. Aha ngaha rero inzoka yaribaye nk'ibirutsi imbere y'Uwiteka. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino.
twese tuzi neza ko iyo tubonye inzoka twese twumva ko tubonye umwanzi Satani. Siko bimeze? Niko bimeze. Iyo ubonye inzoka wese umuntu ugiye kwica inzoka ntakwita ku murizo, akubita ku gahanga kugira ngo ipfe vuba. Niko Imana yabitegetse. Imana yarabiyibwiye uzamenywa agahanga n'urubyaro rw'uyu mugore woheje agakora amahana meza atya. Ariko nawe uyu mugore ntazavira mwaho, nawe urubyaro rwe uzarukomeretsa ku gatsinsino. Mubizi neza ko inzoka igiye kurya umuntu hafi ifata. Abariwe nasaba bitangira ubuhamya. Inzoka ihera ku gatsinsino n'ahandi robanura. Uwo ni umurage Imana yatanze ndutaje kuzavaho kugeza igihe izarimbukira. Haleluya. Amen. 16. Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Hano nahashyize akadomo. Niho ngiye kuvugira ubuhamya bwanjye kuko nsanze hari urubyaro. Yemwe, haleluya. Amen. Nabwo mwumvise impamvu mubyara mubabaye. Ni cya gicumuro. Nuko wemeye ko inzoka ikosha, warangiza nawe ukajya kosha umugabo wawe. Hano hanze hari abagore bameze nka Eva w'icyo gihe. Umugore akosha umugabo ngo ngengeneye igitenge runaka ajya kuyoragura amafaranga muri banki. Umugabo amafaranga akagenda akayazana. Umugore akambara ibitenge. Hari abajya kubwiriza ariko bambaye ibitenge bishya. Hari abajya gutanga icyacumi ari uko bafashe amadeni. Ibyo sinzi iyo byaturutse. Ariko ingaruka y'icyaha izakugarukaho, inzu bazayiteza musohoke mugende. Eva rero ngicyo cyatumye umwana wa mbere yabyaye amubyara rushe. Iyo mivumo namwe bagore bacira cyabariho. Ninde mugore ubyara hano wabyaye akabyara ari guseka? Ninde? Nashyira urutoki akaboko hejuru. Nta n'umwe nzi. Rero reka mbabwire ubuhamya bwanjye. Ni bugufi ariko ubuhamya bwanjye mbuvuze bwakira bugaca. Ndi umugabo w'abana 8. Nabyaye umwana wa mbere aba umukobwa, ndakomeza ndabyara ngeza ku mwana wa 7 wari umukobwa. Umunsi umwe nanjye nagiye gufata amafaranga muri banki. Maze gufata amafaranga muri banki nari ndi umusinzi, nari ndi umusambanyi. Ndagenda ndinezeza ku bakobwa beza bo muri Muhoko dore ko bahari. Nigisenyi najyaga no kumukambira nkajyayo. Ndangije njya amafaranga siribuka ko ndi kurya amafaranga ya banki. Telefone za touch nibwo zari zikiza. Ndangije ndagenda nguramo touch 50,000 hari matari bingahe. Telefone nyikubita umufuka. Umugore arishima ati none amafaranga harakantu waguzemo. Ndagenda ndicaye ngo nishimane n'umugore ko twaguze iyo telefone nziza. Banikubise mu kabari hara muri Mahoko mitsingi ngiyo. Ndatikagura abakobwa bari yo ndi ware bapfa ko nufite amafaranga baba baranyegeye. Simbubira ngo ya telefone yagiye gucyo nagiye kwika bakabansanga bayijyanye. Uwayijyanye nza kumumenya ndamushaka, bushatse turambabarire tuwa mugabo we. Urangira ukuntu nakujyanye telefone ngiye guhamagara umugabo wanjye aze mubisubiremo. Numvise akajya kuzana umugabo ngo bitwa n'ubwoba. Ngiye kwitwa umusambanyi ndafashwe birarangiye. Mfunga umwuka ndaceceka. Geze mu rugo madamu umugabo ati ya telefone irihe ndibayinyize. Ati shwiki bayikwiye ko bura wayitaye muri zandaya za kukwera ziko ndi umusambanyi. Haleluya. Amen. Ntugasambane. Cyo cyaha Imana yarakitubujije. Ndangije ndagikora. Ariko reka mbabwire ingaruka nakuyemo. Rimwe ndihana. Ngira umugore ngo turajyana gusenga. Tujya mu cyumba cy'amasengesho turasenga. Nuko mwuka w'ubuhanuzi burakoze. Umuhanuzi arampagurukije abavuzi ibyanjye byose avuga ko ndi umusambanyi. Avuga ukuntu ngiye gutunga uwo mugore wanjye iyo telefone. Avuga ukuntu ndi umusinzi ko nabaswa n'inzoga, ukuntu nishwe n'ubukene. Kandi Imana yarampaye akazi. Nuko ndamwara aho ngaho nahavuye mfite ikimwaro. Ngira umugore ati rero ngiye gukizwa. Ibi ntabwo nabivamo. Mba ndemeye ngo ngiye gukizwa ntangira gusenga. Rimwe nagiye mu rusengero n'umushumba yarahari. Cyakaboko hejuru ndigenda kijijwe nemeye gukizwa, inzoga nzivuyeho ndaziretse ngiye gukizwa nsengane n'umugore wanjye. Haleluya. Amen. Amen. Muri nge mfite abana 7 b'abakobwa, ntabwo nigeze ntunga umugore wanjye urutoki. Ngo wa mugore mubyaraga abakobwa gusa. Imana imbabarire ndi imbere yayo. Nawe nguye hanga
twabanye gutyo cyakora namukoragaho ko nandi umusinzi naramukubitaga rimwe na rimwe agatekereza ko muhoye yuko abyara abakobwa ariko ntabwo nigeze mutoteza ngo yabyaye abakobwa ariko muri njye nifuzaga umwana w'umuhungu ariko simbimubwire kuko nari nzi neza ko ari njye umutera inda intanga namuteraga nizo zavaga mwabo bakobwa sinagombaga kumutoteza kuko izo ntanga ninjye baziteraga intanga umugabo ateye niva mu imbuto runaka umukobwa cyangwa umuhungu ibyo byaramurengeraga kuko nari mbisobanukiwe no kuba narabaye umuyobozi mbisobanukiwe. Haleluya, amen. nuko Imana yumvise ko ngiye gukizwa ko nakiriye agakiza Imana ibirampembye impembye umugore mbamuteye inda agiye kubyara ababyaye umwana w'umuhungu. Haleluya, amen, amen. umwana w'umuhungu ntamaze kuvuka nongera nsubira muri za nzoga nongera nsubira muri za ndaya. Imana irarakara tuyu muntu ko yaje hano aza kusezeranya ko yihanye ansezeranya ko avuye ku nzoga none arongera arambemukiye. Imana yankubise umunyafurero. Haleluya, amen. wa mwana yagezaho amaze icyumweru yaravutse njya guserebura muri mahoko njya kunywa mitsingi. Yego, Imana ibirabibonye irarakara. Uyu muntu yabuze umwana w'umuhungu none ndamumuhaye yaraje ambwira ko aje kunkorera none muhaye umwana w'umuhungu none asubiye muri zanzoga no muri zandaya reka mukubita umunyafurero. Ngewe kujijwa kwanjye ubuyobe bwanjye ntabwo mwanyeretse ko Imana iri kumana nabonye ko hari ibisanzwe cy'ingorane zibaho mu buzima. Umwana yavutse arwaye ntitwabimenya ariko uburwayi bwagaragaye nyuma kuko yavutse ari muzima nta kibazo afite no kumbina umujinya w'Imana uteye ibyo byose. umujinya w'Imana. Umwana icyumweru kimwe cyarashize umwana barafashwe biratuyobera umwana turavuza tujyana igisenyi tujyana birangira bakohereje CHK nabo Faisal twajyaga kugura y'imiti kandi nta n'amafaranga nta n'iritoboye nge sinamenya aho biturutse. Ndatangira mbaza Imana ati Imana ko wampaye umwana w'umuhungu ukamumubishaka irunkoreye ni ibiki? Igisubizo ngakibura sinongera gusubira gusenga ngo umwuka w'abahanuzi ukore umpishurire icyo ndi kuzira cy'umwana wanjye ari kuzira. Biranga umwana ndavuza ndakena mfite n'akazi ndagaziga cyo kujya ndajya mu nshuti nka Papa Fisi nkamwe cyangwa se nundi ngamusaba kugira ngo umugore abone imiti muri CHK. bibaho ndakubitwa reka da sinamenya biri kuva ndakubitwa reka da umwana cyakora twamugwaje hafi imyaka 2-3. Imana ibigize ikikora ntacyo nyihaye ntacyo nkoze kubera ubuntu bwayo. Haleluya, amen. Umwana yaje gukira rero ziraga Imana ntihabwa icyubahiro. Haleluya, Arakize. Haleluya, haleluya. Iyo wihanye Imana ikugirira neza n'ukuri. umwana yaje koroherwa umwana aje koroherwa ariko ibyo byose Imana yabinkoreye ntacyo nyihaye. Byose nzi ko Imana yankundiye mwa bantu mwe kuba mpagaze hano imbere yayo n'imbere y'ubwoko bwayo. Menya yari mfiteho umugambi byarakomeje rero inzoga ntabwo naziretse cyakora ikintu naje kwihana ngagishobora n'ubusambanyi. Nyuma y'ibyo ntabwo nongeye gusambana nyuma y'uwo mwana akivumara kuvuka nibyo byose byabaye. Ubusambanyi nabwihamye mu mutima ntabwo nongeye gusura mu rusengero ngo mfukame ngo mvuge ngo nihanye gusambana. Nabyihanye mu mutima mbicikaho ndabireka ariko kunywa inzoga ntabwo byahagaze. Kwicarana nazo ndaya n'abo basambanye ntabwo nabivuyemo nubwo ntabikoraga. Kandi iyo ukungitse n'igisambo nawe uri igisambo yubaye inshuti y'umurozi ukwiye kwitwa umurozi. Niyo mpamvu icyaha cy'ubusambanyi cyakomeje kungendaho kuko ntabwo nacikanye n'abo bagabo banyushaga gusambana. Sinacitse hamwe n'izo ndaya zikora ako kazi gatezema Imana icyubahiro gikeya. Nuko rero ubuhamya bwanjye ni burebure ntabwo navuga ngo mburangize. Umunsi Imana izaduha wa munsi wo gusenga nzabahereza ubuhamya bwanjye burambuye kuko bwamara amasaha 2 kugira ngo wumve Imana yankuye wumve naho ingejeje. Haleluya, amen. Ubuhamya mbucumbikiye aho ngaho ncumbikiye sinzahibagirwa nzahacumbura. Gusa nababwira ko umwana afite imyaka 8 ubu ngubu ari kwiga mu mwaka wa mbere. Imana muyimbera amashyi, muyimbera amashyi shoboye byose.
Amen, amen, amen. Nuba ntangiye mu rusengero ngo pfukame nsenge nihane nkaba narihanye mu mutima icyaha cy'ubusambanyi narakihanye. Ahanini Imana yankubitiye uwo munyafu kubera gusambana kuko umwana yaramumpaye ndangije ndagenda mucumuriraho ndasambana. Imana yumvise ko mu mutima wanjye nihanye nubwo ntajya gupfukana imbere y'abapasiteri ngo bansengere, ariko Imana yandebye mu mutima iravuga ati tuwa muntu wanjye noneho yihanye gusambana byabicitseho n'inzoga kuzireka zazireka. Haleluya, amen. Ibingiro y'ubuntu umwana abona kugira agahenge. Nukuri ibyo naje kubihishurirwa nyuma ntabyo narinzi. Nukuri aho byaturutse naho tuzahaganira nshuti nkunda. Nukuri ndagushishikariza kubaha amategeko y'Imana. Niba usabye Imana amafaranga ikayaguha uramenye ukwiriye kuyacunga neza, ukwiriye kutayajyana mu bitera Imana isoni. Haleluya, amen. Niba Imana iguhaye igitenge pfuka musenge uvuga ati Imana wampaye igitenge. Nukuri ubu hari ibyo nasabye Imana kandi ifite icyizere ko Imana izabimpa. Haleluya, nawe yisabe yikorere, numara kuyikorera ubwo nuyisabe izaguha. Ndababwira ko nyuma yaho nakiriye agakiza, narakijijwe. Imana yanshizeho ibiganza ndakizwa. Singira umusinzi byo gusambana nabiretse kera. Nta bintu by'ubukozi bw'ibibi ntaza kuzasubiramo ukundi. Haleluya, amen. Namaze kwakira umwami Yesu n'agakiza. Namaze kubona ikiganza cy'Uwiteka. Namaze kubona impuhwe z'umwami Yesu. Haleluya, amen, amen, amen. Nzacumbura ubutaha. Aha nahageze kuri Eva ubwo Imana yamubwiraga ngo uzananizwa n'urubyaro. Nanjye nananijwe no kubyara. Nasabye Imana kubyara ariko ngeze mbikubitirwamo. Haleluya, ariko Imana ingirira ubuntu. Ndenyemerewe neza ibyo nahombye muri icyo gihe Imana izabimpa. Yesu ashimwe, ahimbaze burundu. Haleluya, amen. Turagiye tujye kugera ku musozo. Reka twihute tujye ku gice ku murongo wa 17. Adamu iramubwira iti wowe wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe. Uzajya urya ibivuyemo ugombye kubiruhira. 18. Umucuranzi namfashe ahadusomera mu izina rya Yesu. Ngo buzajya bukumereramo imiceri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu mirima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe uri umukungugu. Mu mukungugu nimo uzasubira. 20. Uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. 21 akavuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Amen. Haleluya, amen. Rero ahangaha impamvu tutahasize nuko twamaze kumva ibihano Eva yahawe. Rero ntabwo yabihawe wenyine, nkuko habanje guhanwa inzoka, Eva akurikiraho. Imana yaherukiye kuri Adamu. Guherukira kuri Adamu si ukuvuga ko yari igiye kumugirira impuhwe. Oya, nawe nta mpuhwe yamugiriye. Mwumvise ibihano yamuhaye. Abagabo koko turya turushye. Nta muntu urya atabize icyuya, nta muntu urya atarushe, nubwo n'abamama babiri icyuya. Ariko igihano nyirizina gifitwe na Adamu ahangaha, kuko umugore nawe arakwiriye kubira icyuya. None se ko nawe umubiri we kari nk'umugabo, niko bimeze. Niba Imana yaraturemye mu shusho yayo, imibiri yacu ni imwe, aho yadutandukanyirije ni kubitsina. Naho ibindi byose haba umutima, yaba impyiko, yaba impindura, ingingo turazihwanyije. Haleluya, amen. Bagabo nshuti nkunda muri hano, mutegetswe kubaha Uwiteka. Nutubaha Uwiteka Imana yawe izaguhana.
kandi ibihano by'Imana biza bikakaye. Cyakora Imana ibera nziza nuko iyo wihanye ukagaruka ukayisaba imbabazi irakubabarira. Ariko hano kuri isi yacu hari ibyaha bitababarirwa. Usibye leta yacu y'ubumwe bw'Abanyarwanda niyo yababariye abantu bakoze amahano mu gihe cy'itsembatsemba rya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibindi bihugu wica umuntu nawe bakakurangiza. Ariko tekereza igihugu cyacu. Igihugu cyacu kirababarira. Umuntu akajya hara kuvuga ngo nisha abantu 10 bakamugirira imbabazi akirega kemera icyaha. Rero ntabwo umuntu nkawe yababarira ngo Imana bari itababarira. Kandi Imana niyo yabivuze ngo nimubabarirane. Ariko se tubabariranye kangahe? Hano kwa tukiri mu imyenda twayivuzeho. Kukera habagaho umwaka wo guhara. None se uwo mwaka hano ni cyo gihugu kiwubahiriza. Ngo twubahiriza umwaka wo guhara abantu baharirana imyenda. Abantu bababarirane. Ninde wabikoze kuri iyi si yacu? Ninde ukibikora? N'ababikora barahara ariko ni bakeya. Yibaye twese twatekerezaga kubikora. Hano twese urebye ni dutari mideni wasanga ari ntawe. Keretse aba bana batoya batari bamenye amafaranga icyari cyo. Ariko twese turebye mu mitima yacu wasanga amadeni yaratwishe. Nanjye uhagaze hano ndakubwiza mukuri nanjye mfite umwenda. Kandi umwenda utari umwe. Na Papa Fisi mubona hangaha umuyobozi wacu nawe afite imyenda. Nta muntu utagira imyenda ariko imyenda tuyitondere. Itazaducumuza. Itazatubuza umwanya wo gukorera Imana. Itazatubuza umwanya wo gusenga. Hari umuntu wanze kuva mu buriri kugira ngo adahinguke imbere y'umuntu abereye mideni. Imyenda hano hanze iteye ikibazo. Icyo dusaba ni ikintu kwiragiza umwami Yesu. Niwe uzadukiza iyi myenda turimo. Muri Yohana yaravuze ngo yemwe abarusha n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura. Nawe uri hano uruhijwe n'imyenda. Uruhijwe n'ibyaha byakurenze. Uruhijwe n'ubusambanyi. Uruhijwe n'ubusinzi nk'uko nararuhije nabwo. Uruhijwe no kwiba. Uruhijwe no kubeshyera bagenzi bawe. Uruhijwe no gucumura ibyaha bitandukanye. Ndagusaba kugarukira Imana. Uhaguruke hano rwose. Umuyobozi wacu gusengera Imana kugira ngo nawe ukizwe. Ugere mu kirenge cya Yesu. Unyigane nanjye narakijijwe. Nari umukozi w'ibyaha bikomeye. Ariko ndi umukozi w'Imana magingo aya. Natekereza ukuntu nzahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana nkavuga ijambo ry'Imana bikanyobera. Nari nabyifuje kuva kera cyane nakundaga ijambo ry'Imana. Kuko narabatijwe ndi umukristo. Navukiye mu muryango w'Abakristo. Ariko Imana yarabimaze ry'Imana nyirabwo icyubahiro. Haleluya. Nawe haguruke uze hano. Ariko nshuti nkunda mbere yuko uhaguruka njye nkunze gusozereza ijambo ry'Imana ku muririmbyi. Iyo uririmbye ububwirije ubutumwa ubuvuze ijambo ry'Imana. Hano muzagura ibitabo by'indirimbo. Hano twiruka tuvuga ngo ufite ikibazo navuge tumufashe habuze n'umwe. Nabuze umuntu wavuga ngo nta gitabo cy'indirimbo mfite ngo tuzamuteranyirize amafaranga tukimugurire. Nabuze umuntu wavuga ngo nta Bibiliya mfite ngo tuzamuteranyirize amafaranga tuyimugurire. Nabuze n'umuntu wavuze ngo nabuze ibirayi by'igihumbi ngo tubimuteranyirize tubimuhe. Twashizeho urubuga rworoshye. Mwandika agapapuro mwandikira umuyobozi wacu. Uvuga ngo naburaye muyobozi none mundemere. Hano tuzi ko nda maturo dutanga ntago tubyemerewe. Ntago twemerewe no gutanga na kimwe mu 10. Ariko twemerewe gutanga ubufasha tugafasha mugenzi wacu. Nito turabyemerewe rwose. Ni karibu nshuti nkunda. Muze dufashanye. Dukundane nkuko Yesu yadukunze. Bitari ngibyo turukuruhira ubusa. Bitari ngibyo kubyukira hano mu gicuku ngo turugusenga ntacyo bimaze. Muzasubira inyuma ni hahandi. Nimugera ikirenge mu cya Yesu nshuti nkunda. Muhaguruke dufatanye umuririmbyi w'167. Muhaguruke dusore umucuranzi yadufashe. 167. Murasanga iyi ndirimbo iri kububaka. No kuri uyu muririmbyi adufashe. Tuzamurire muyobozi. Yego niwe nishemo yambere y'ubunyiro. Najamura w'amahoro yambere y'ubunyiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye.
mbere ubwugamo uwo mwami we yambereye ubuhungiro abera inzara nijoro yambereye ubuhungiro uwo mwami ni igitare gikomeye 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 uwo mwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro nta mwanzi wese wananga yambereye ubuhungiro uwo mwami ni igitare gikomeye 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 haleluya uwo mwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro yambereye ubuhungiro barishimwe nawe ntazanemucira yambereye ubuhungiro uwo mwami ni igitare gikomeye barishimwe gikomeye gikomeye uwo mwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro haleluya amen nukuri mugihagaze reka duhagarare nguko uyu muririmbyi atubwiye ngo uwo mwami yambereye igitare gikomeye. Nukuri nta byago byandera ubwoba, nawe ndihazagira ibyago bigutera ubwoba. Yesu niwe twihishemo, yadubereye ikiyemwe. Reka wacu tumusabire umugisha kuko arakoze cyane. Uyu mupapa arakoze, mukomere Imana amashyi. Nukuri nawe yamukuye mwabiriya, nawe izagukura mwabiriya. Izina ry'Imana nirabikiyemwe. Nukuri iyi Imana yacu ishoboye byose. Imana nihabwe icyubahiro. Reka tumusabire umugisha. Nawe hari ibyo twagusabira Imana ikabigukuramo. Hari ubukene ufite nyamara wabaye wowe wabigizemo uruhari. Reka iyi Imana yacu yuyemereye ikugirira neza. Ngewe yarigishe bwa mbere ndavuga ni Imana habwa icyubahiro. Reka tumusabire umugisha, kandi nawe wowe uhagurutse umenye ko hari ibyo ugomba kureka. Haleluya. Imana ikakugirira neza. Hari ubusinzi bwakubase, hari ubusambanyi bwakubase, hari ibyaha byakubase, nyamara ujya gukora ibyiza ibi bikanga. Reka tugusabire Imana imbabazi ikubabarire. Erekeza umutima wawe ku Mana, dusenganire isengesho. Imana yacu itugirire neza. Turagushimye mwami w'abantu. Uyu mupapa aratuganirije, nukuri yakoze byinshi bibi ariko waramubabariye. Niwe wavuze ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, yewe ngo utugirira neza tukihana tukakira Yesu umwami n'umukiza. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Waramurengeye, nukuri tumushyize mu biganza byawe, nyamara hari ibyamusubiza inyuma. Niyo mpamvu tumusabiye imbaraga n'amavuta kugira ngo agumize abe ku Mana, akomeza kubeho. Nibyo ngo twakuvaho tukajya hehe? Ko ari wowe ufite amagambo meza y'igikundiro. Reka dukomeze tukubeho, reka dukomeze tukubeho. Izina ryawe rihabwe. Uwasindaga abiveho, uwasambanaga abiveho, uwibaga abiveho. Izina ryawe rihabwe. Reka dukundane, reka dukundane. Uwacu niwe uvuze ngo biratugoye. N'umuririmbyi twaramubuze, umuririmbyi w'igihumbi, nukuri twaramubuze, nyamara tumubonye twagushima. Reka tumenye ijambo ryawe, abenshi bakeneye ijambo ryawe. Nibyo koko wacu aratuganirije, aduhaye n'ubuhamya bukomeye. Hari aho wamukuye. Turagushimye, 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 kandi turagushimye nukuri. Aho uri mu ijuru byumve ko wakoze imirimo n'ibitangaza.
ngaho mukomereza amaboko, mukomereza amaboko. Hari ibyayatendebura, hari ibyayamanura, ariko yamuzamurire. Natwe turi hano utuzamurire amaboko. Ubu butindi buturiho butuveho mu izina rya Yesu Kristo. Kwambara nabi biratuzonze. Ahangaha uwacaheruka kumpamagara arambwira ngo bagiye kumukura mu nzu. Yibaze nawe bakagusohora mu nzu y'ibihumbi 600, amafaranga 600 bakagusohora mu nzu ugasohoka. Ejo hari uwangeze arambwira ngo papa fisi mbabarira nguzi 16,000. Yewe birakomeye, birakomeye, bagiye kunzora mu nzu. Naraye hanze ndavuga ni Mana we, uyu muntu uyamuhereze, umbabarire, umbabarire, umugirire neza. Nanjye nibutse ko naraye hanze ariko warandengeye. Ubu kuba ndara mu nzu suko nakoze byiza, kandi nabara bari kurara hanze uzabagirira neza. Nukuri ndabizi uzabagirira neza. Hano mu Rwanda ubukode bamwe biratugoye, no kubona ibyo kurya biratugoye, ariko ndagusabye ngo utugirire neza. Abacu narababwiye ngo abafite mituweli ni bangaye, mituweli y'ibihumbi 3, ugasanga umuryango wabuze ibihumbi 3. Murengezi y'ubugingo uyaduhaye twazagushima, twazagushima tukaguhimbaza. Nukuri hari imiryango hano yanza by'umufasha. Abantu bafite ikibazo, ugasanga umuntu afite ikibazo cy'ibihumbi 6, ibihumbi 10, ari kugwaza umwana akamuvugutira umubirizi. Ariko nukuri umwishyuriye mituweli twazagushima tukaguhimbaza, kandi ibyo urabishoboye murengezi y'ubugingo. Nukuri tugusabye ni byinshi tugusaba, ariko bamwe tubibura kubera ko tutagukoreye neza. Reka tugukorere byiza, duhindukire tuve mu byaha tujijuke, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nukuri turagushimye turaguhimbaje. Ntabwo twari duheruka guterana tungana uko nguko, ariko wambwiye ko igicaniro ugiye kutwagura tukaba benshi, nubwo Satani akajije umurega ariko azatsindwa mu izina. Urakoze Mesiya muzima, urakoze kugiye mbonye hari abantu ugiye gukiza, ugiye kubavana ku binyobwa. Abasindaga bagiye gukizwa, batanga ubuhamya. Yewe bananiwa kwambara amapantaro meza, bananiwa kuba mu mazu meza kubera ubusinzi, ariko ngo bagiye kubureka. Abacuruzi b'inzoga bagiye guhomba, abenshi bagiye guhomba. Bacuruza ibindi, bacuruza ibyayi, bacuruza ibintu bidasindisha, kandi byose urabishoboye. Ngo no komeza ubane natwe Mesiya muzima. Turangire tukomera amashyi n'impundu. Urakoze, urakoze, wumvise gusenga kwacu, urakoze, utugiriye neza, urakoze, ukomeje kubana natwe, niko tubigusabye mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana muyongera amashyi dushimire umupapa utubwirije ubutumwa bwiza. Imana mwongere muyimbera amashyi, n'ukuri muyimbera amashyi.